Turabasuhuje abadukurikiye aho mugiye muri hose hatandukanye, tubaha n'ikaze mu biganiro byacu tubategurira. Uyu munsi rero twabateguriye kiragaruka ku bwoko bw'ibinya biterwa cyangwa bitangwa kwa muganga ku bantu bagiye kubagwa. Tutarakomeza tuributsa abantu bashyashya kuri iyi channel yacu cyangwa se kuri iyi chaîne yacu ko bahajya bakora subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubutaha nabyo bitabacika. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Twihuse rero, hariho ubundi ubwoko butatu bw'ibinya bitangwa kwa muganga. Ubwoko bwa mbere rero twababwira ni ikinya gisinziriza cyangwa anesthésie générale. Iki kinya igihe wagihawe cyangwa uri bugihabwe ugomba kumenya yuko uri bube usinziriye wese. Ni ukuvuga ubusinziriye ntiwumva ubabara cyangwa ngo wumve wakuvugisha, ibyo byose nta na kimwe ushobora kumva kugeza igihe ubishinzwe ashobora kuza kugukangurira, hanyuma ugasobanurirwa ibitandukanye bagukoreye mu gihe wari usinziriye. Twababwira ko kandi ubu bwoko bushobora gukoreshwa kuri operation cyangwa igihe uri bubagwe mu buryo buri bumara igihe kirekire. Twavuga nk'uburyo buri bukorwe hamara nk'igihe kirekire kirenze isaha, cyangwa se nanone ubu buryo bushobora gukoreshwa ku muntu uri bubagwe mu gihe nta bundi buryo bushoboka bwakoreshwa burimo ubwo turi bubabwire hepfo. Twihuse ku mwanya wa kabiri, hari ikinya gifata igice kimwe cy'umubiri cyangwa se anesthésie régionale. Ni ukuvuga dutanze nk'ingero, igihe uri bubagwe nk'igice kimwe cy'ukuboko, nk'igufa se ryo ku kuboko cyangwa ukuguru, cyangwa se nanone igihe akenshi gikunda gukoreshwa ku bamama bari bubyare babazwe. Iki kinya kirakoreshwa cyane, ubwo ndavuga kuri césarienne. Twihuse ku mwanya wa gatatu, twababwira ikinya gifata agace gato cyane, ari nacyo bakunze kwita anesthésie locale. Iki kinya gishobora guterwa nk'umuntu ufite nk'ikibyimba gitoya ahantu. Icyo gihe batera ikinya bazengurutse icyo kibyimba, hanyuma bakakibaga. Urumva ni agace gatoya nyine ko ku mubiri we aho bagiye kubaga. Ikindi twababwira ni uko akenshi iyo uri bubagwe cyangwa se buri gihe bundi iyo uri bubagwe uzumva abaganga bakubwira bati ntabwo wemerewe kurya, ntabwo wemerewe kunywa, kugira icyo ufata ushyira mu gifu ntabwo byemewe. Akenshi bazakubwira ko nibura ugomba kumara igihe cy'amasaha 8 nta kintu ufashe cyangwa se uriye cyangwa unyweye muri rusange. Impamvu rero nta yindi, impamvu ni uko igihe uri businzirizwe akenshi ni kuri iki kinya cyo gusinzirizwa, ariko babikubwira muri rusange kuko ikinya cyo gusinzirizwa akenshi ubundi bwoko twababwiye iyo budakunze nicyo gikoreshwa. Rero bakubuza kurya kuko igihe uri guterwa iki kinya gisinziriza uba ushaka kuruka. Iyo urutse rero kuko uba udashobora kwikontorora cyangwa se utari maso, bishobora kujya mu bihaha. Iyo bigiye mu myanya y'ubuhumekero nyine mu bihaha, umuntu aba ashobora kubacika, ni ukuvuga uba ushobora gupfa. Icyo gihe iyo bigenze gutyo biragoye cyane kugira ngo bakomeze n'ibyo bari bagiye gukora, ahubwo
bihutira kugufasha kubona uburyo uhumekamo, kuko icyo gihe ibihaha ntago biba bikimeze neza. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni aha tugisoreje, tubibutsa ko ufite igitekerezo cyangwa se icyifuzo ushaka kutugezaho, ushaka kutwandikira muri komenti cyangwa ku nimero yacu ya WhatsApp. Dusoje tubashimira kuba mudukurikira, naho utaha mu bindi biganiro. Murakoze.